Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Inshuti mukundwa rero reka mbonereho no kukwifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza. N'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Nyuma rero tuyarebere hamwe tuyarambure ube wasobanukirwa ibije kuba byabera mu mujyi wa Kigali mu muhanda rwagati, dore ko n'abapolisi bahise birukanka ndetse abamotari nabo bagakizwa n'amaguru bagakuramo akabo karenge. Ni ibintu byakomeje kugenda binatera abantu benshi ubwoba, abaje kubona uyu mwana w'umukobwa mwiza cyane aje kuba yahinduka inzoka. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza utese byagenze bite, byabereye mu kahe karere hano mu mujyi wa Kigali, ese imvo n'imvano yabyo yaba ari iyihe? Tujye kubirambura hamwe rero kugira ngo uze kuba wasobanukirwa iby'uyu mwana w'umukobwa waje guhinduka inzoka mu muhanda rwagati hano mu mujyi wa Kigali, dore ko ari ibintu byakomeje kugenda binatera abantu benshi ubwoba. Mbere y'uko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, niba aribwo bwa mbere ubanye natwe reka tukwisabire gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni nkugire cyane bamutse video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi wakane wajywa no gukanda ukazogera kugira ngo tujye dushyira inkuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Ni nkugire cyane rero kora subscribe ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwagiwe ko like ujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuko twari tubikomojeho ni ibintu byabaye ndetse biba bitunguranye, dore ko ibi bikimara kuba abamotari, abapolisi, abantu bari basanzwe barimo baragenda hafi muri uyu muhanda bose bahise bakuramo akabo karenge barirukanka, kuko ni ibintu bidasanzwe byaje kugaragara hano mu mujyi wa Kigali, dore ko byakuye abantu benshi umutima. Umwana mwiza w'umukobwa ndetse bigaragara ko ari umukobwa mwiza cyane yatunguye abantu ahinduka inzoka. Tugiye kurebera hamwe rero imvo n'imvano yo kuba uyu mwana w'umukobwa mwiza cyane yaje guhinduka inzoka. Ese byaba byatewe n'iki? Dore ko hari amakuru akomeje kugenda agarukwaho haba mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru ni inkuru ikomeje kugenda iturendinga ndetse ni inkuru ikomeje kugenda inatera abantu benshi ubwoba, inabakura umutima cyane cyane abo ibi bintu byabaye bareba amaso ku maso. Hano mu mujyi wa Kigali rero nguko uko byaje kuba byagendekera uyu mwana w'umukobwa, abapolisi bakaba bahise bakuramo akabo karenge ndetse n'abandi bantu bose bari aho ngaho bakaba bahise birukanka bakimara kubona uyu mwana w'umukobwa ahinduka inzoka. Ese uyu mwana w'umukobwa yahindutse inzoka, nyuma y'uko ahinduka inzoka haje gukurikiraho iki? Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, nkuko natwe tukimara kumenya aya makuru twaje kwibaza ibibazo byinshi. Ibibazo nk'ibyo natwe twaba twibajije, ese uyu mwana w'umukobwa akimara guhinduka inzoka abari aho bose bakirukanka, nyuma y'uko ahindutse inzoka haje gukurikira iki? Ese niki cyaba cyatumye ahinduka inzoka? Tugiye kubirebera hamwe rero kugira ngo uze kuba wabasha gusobanukirwa iyi nkuru ikomeje kugenda iturindinga ku mihanda hano mu mujyi wa Kigali, ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane. Icyo tugusaba rero ni ukudutega amatwi, dutega amatwi ubundi uze gusobanukirwa iby'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho hano mu mujyi wa Kigali, by'uyu mukobwa waje kuba yahinduka inzoka bigatungura abantu benshi bari aho ngaho, ndetse uwashoboye gukuramo akarenge akaba yahise yirukanka, dore ko ngo uwo mukobwa asa n'uwasigaye aho ngaho wenyine. Baba abapolisi bari hafi aho ngaho, baba abamotari bari hafi aho ngaho, bakimara kubona uwo mwana w'umukobwa ahindutse inzoka bakaba bahise bakuramo akabo karenge bakirukanka, dore ko bagize ubwoba ko iyi nzoka ishobora kuza kubarya. Kora subscribe rero kugira ngo amakuru yacu ujye yabona gatanu kuri gatanu. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Mu makuru twaje kumenya cyangwa se twaje kubwirwa n'abari aho ngaho, uwo mwana w'umukobwa yaje kuba yahindukira inzoka. Ngo uyu mwana w'umukobwa yaje ateze moto aturutse Kimisagara azamutse agiye ku Gisozi hano mu mujyi wa Kigali. Ibingibi byaje kuba byabera, yateze
yateze umumotari nk'ibisanzwe nk'uko undi wese yatega umumotari. Uyu mumotari rero yamutwaye aramujyana amugejeje ku Gisozi. Uyu mwana w'umukobwa ava kuri moto nk'ibisanzwe, birangira rero umumotari amubwira ati ngaho nyishyura amafaranga twavuganye. Umumotari rero abwiye uwo mwana w'umukobwa ngo amwishyure amafaranga bavuganye. Umwana w'umukobwa amuhereza amafaranga 500. Kuva Kimisagara ugera ku Gisozi, ndatekereza abakunda kuhagenda ntabwo ari hasi y'amafaranga 1000 kuri moto. Uyu mwana w'umukobwa rero ngo yahereje umumotari amafaranga 500 yonyine. Imiserero itangirira aho ngaho. Umumotari ati ese kuki umpaye amafaranga makeya tutigeze tuvugana? Umwana w'umukobwa ati amafaranga twavuganye naya ngaya. Imiserero rero yatangiriye aho ngaho, haza intambara ikomeye cyane ndetse bashaka no kurwana, dore ko uyu mwana w'umukobwa binavugwa ko ngo yari yanyoye ku nzoga, ngo yari yasinze nk'uko amakuru akomeje kugenda abigarukwaho. Uyu mukobwa yaje kuba yahinduka inzoka mu mujyi wa Kigali. Uyu mumotari rero yakomeje ngo aserera n'uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa ngo yamuhereje amafaranga 500 yonyine. Ubundi uyu mumotari nawe akamubwira ko amafaranga bavuganye atari 500, ahubwo ngo bavuganye amafaranga 1300 kumukura Kimisagara amujyana ku Gisozi. Uyu mwana w'umukobwa rero bakomeje kugenda baterana amagambo, dore ko byavuyemo n'intambara hafi kurwana. N'abandi bamotari bari hafi aho ngaho nabo baraza barashungira babaza ikibazo uko kimeze. Umumotari abasobanurira neza uko byagenze, ndetse n'umwana w'umukobwa nawe akomeza kugenda atsimbarara ku mafaranga 500 yarashaka kwishyura uyu mumotari. Kubakiranura byabaye ikibazo, dore ko uyu mukobwa ubwe yitangarizaga ko yavuganye na motari amafaranga 500 kumukura Kimisagara kumugeza ku Gisozi. Uyu motari nawe akavuga ko bumvikanye amafaranga 1300. Biba intambara, kubakiranura birananirana, n'ubuyobozi buraza bubyinjiramo birananirana, dore ko uyu mukobwa icyagaragaraga nuko ngo byagaragaraga ko yasinze ndetse inzoga zari zamugejeje ahantu habi cyane. Byarangiye rero na polisi ije kuba yabyivangamo ihageze, ibaza uko ikibazo giteye, aribwo uyu mumotari yaje gusobanura imvo n'imvano y'iki kibazo. Avuga ko uyu mwana w'umukobwa yamukuye Kimisagara amujyanye ku Gisozi, bakaba bari bumvikanye amafaranga 1300. Gusa uyu mwana w'umukobwa ngo akaba yararimo kumwishyura amafaranga 500. Polisi rero ya gukemura iki kibazo ikaba yashatse guhita ifata uyu mwana w'umukobwa ngo ijye kumufunga. Bitunguranye uyu mwana w'umukobwa ngo akaba yahise yikoza ku ruhande, babona ahise ahinduka ikiyoka kinini cyane. Abapolisi bakaba bahise bakuramo akabo karenge barirukanka, abamotari bari aho ngaho nabo barirukanka, n'abandi bantu bari aho ngaho bashungereye bari kureba iby'icyo kibazo nabo bakaba bahise birukanka, bose bakwira imishwaro barirukanka. Utese nyuma y'uko birukanse haje kuba hakurikiraho iki? Birumvikana ko n'uyu mumotari wari utwaye uyu mukobwa nawe akimara kubona ibyo bibaye, nawe akaba yahise yatsa moto akirukanka. Ni ibintu byabaye bitunguranye. Abari aho hafi mu mazu y'ubucuruzi ari aho hafi kuraretaho uwo mumotari ndetse n'uwo mukobwa barimo baraserera, nabo bakaba bahise bakinga imiryango bakirukanka. Ni ibintu byabaye bitunguranye, ni inkuru irimo iragarukwaho cyane hano mu mujyi wa Kigali. Ni ibintu byatunguranye cyane ndetse bikaba ari n'ibintu bisa n'ibitangaje. Nyuma y'uko rero uyu mwana w'umukobwa ahindutse inzoka, abamotari bakirukanka, abapolisi nabo bakirukanka, haze gutungurwa nuko yahise haka umuriro, ubundi uwo muriro uhita uzima, umukobwa baramubura. Ese uyu mumotari yaratwaye igi? Ni amakuru akomeje kugenda yibazwaho cyane. Abari aho ababibonye nabo bakaba bahise bumirwa, hakaba harimo kwibazwa niba uyu mumotari yaratwaye igini, dore ko ibi byateye ubwoba abamotari benshi. Abaje kubona uburyo byagenze babibonye imbona nkubone, ndetse n'ababyumvishe bikaba byakomeje kugenda bibatera ubwoba, aho barimo baravuga ko batewe ubwoba nuko uyu mumotari mugenzi wawe yatwaye umugenzi bikarangira ahindutse inzoka. Bikaba batewe ubwoba rero nibi byaje kuba
kuri mugenzi wabo nabo bavuga ko isaha ku isaha byaza kuba no ku bandi. Nguko rero uko byaje kuba byagendekera uyu mumotari nk'uko biri kugenda abigarukaho rero akaba yahuye n'uruva gusenya. Abantu bari hafi aho ngaho rero yaho ibyo byabereye, aho uwo mukobwa yahindukiye inzoka, dore ko ngo akimara guhinduka inzoka abari aho hafi bagerageje kumwitegereza ngo bagiye kubona babona umuriro uratse, ubundi umuriro uhita uzima bahita bamubura. Bikaba byateye abantu benshi urujijo ndetse bikaba byabakuye umutima ndetse byanabateye ubwoba ibyaje kuba byabera hano ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Abamotari bakaba bakomeje kugenda bagirwa inama yo kubamenya cyangwa se gushishoza mbere yo gutwara umugenzi runaka, bakabanza kumenya uwo ari we. Nguko ngayo rero ibyaje kuba byabera hano mu mujyi wa Kigali, aho umwana w'umukobwa mwiza yaje guhinduka inzoka atwawe n'umumotari amukuye Kimisagara amujyanye ku Gisozi, bikarangira uyu mumotari atishyuwe ndetse akagenda amara masa. Bikaba rero bikomeje kugenda bitangwaho ibitekerezo, bamwe bavuga bati ese uyu mumotari yabona ko uyu mukobwa yasinze ubundi akifatira ayo 500 yaramuhaye, byari kumutwara iki? Nguko rero ibyaje kuba rero byabera hano mu mujyi wa Kigali bikomeje kugenda abigarukaho n'abatari bakeya. Niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, reka atukwisabire gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona 5/5. Ni urugero cyane niho bagiguye gukanda kuri sabone rwose cyangwa se kuri subscribe, bikore kugira ngo nitujye dushyira inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Kurasha cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ni wagiye gukora like, ujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tujye tubona icyo twakosora mu buryo bwo kubagezaho amakuru meza ndetse kandi yizewe. Cyakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye.